Icyo gihe Yves yari amaze amezi arenga 3 ari mu bitaro bikomeye cyane aho yari arwariye. Icyo gihe byari agahinda gakomeye cyane ku muryango we ndetse no ku bandi bantu bose bari bamuzi. Ababyeyi be byari amarira gusa, bashiki bari uko, bose bamukubitaga amaso bagatwika bakarira, kubyakira bikabananira. Si bo gusa baterwaga agahinda n'umusore mwiza nk'uwo nguwo babonaga aryamye ariko gukanguka byaranze, uwamukubitaga amaso wese kwihangana byarangaga nuko akarira. Yves yari arembye cyane ku buryo umutima we wigeze guhagarara inshuro zigera kuri 3 zose, ariko abaganga bagakora ibishoboka byose bakareanima maze bakagira amahirwe, Imana igakora ibitangaza bakabona aragarutse. Bakomeje kugerageza ibishoboka byose ku burwayi bwe, ariko bakabona ntacyo bitanga. Abaganga bageze aho baganiriza umuryango wa Yves babakorera counseling ku bigendanye n'uburwayi bwe naho bwerekeza, maze bababwira yuko nta cyizere gihari ko yazakanguka agakira. Bababwira ko bagiye gukomeza gukora ibishoboka byose nk'abaganga, ariko ko ibisigaye ari iby'Imana. Usibye ko abaganga bari beruye bakabibabwira, ariko nabo barabibonaga, n'abamaso yabo yarabahaga. Yves yari ku bitaro bikomeye cyane, abadogiteri b'abahanga cyane bari baramugezeho inshuro nyinshi, ntako batari baragize, ntacyo batari barakoze, ariko byari byaranze neza. Mbese muri make bari bicaye aho ngaho bategereje ko isaha y'Imana igera. Abantu bose Yves yari yarabateye agahinda, ariko byagera kuri mama we no ku mukobwa bakundanaga witwaga Feza bikaba ibindi. Feza na Yves bari basanzwe bakundanye cyane ku buryo uwabaga azi Yves wese yabaga azi na Feza. No kuri Feza kandi nuko byabaga bimeze, kubera ukuntu bakundanaga cyane, bari bafitanye urukundo ruteye ubwoba kandi bendaga no kubana. Feza yamukubitaga amaso akarira, guceceka bikanga ntibihagarare, ku buryo mu minsi ya mbere nawe byamurwaje bakamuha ibitaro iminsi mikeya, nyuma akaza koroherwa. Feza yatangiye gusa nkaho agerageza kubyakira, atangira kwishakamo imbaraga. Byatangiye kuza noneho yajya amugera imbere akihangana ntarire, kandi agakomeza gusaba Imana ngo umunsi umwe izamukize. Feza mu kwezi kwa mbere ntabwo yahasibaga, yazaga buri munsi ndetse rimwe na rimwe akanaharara, akasimburanwa na mama Yves na bashiki ba Yves. Barebaga urukundo akomeje gukunda umuhungu wabo kandi ameze atyo ari mu bihe nk'ibyo ngibyo, bakumva birabatangaje cyane, bakavuga bati cyakoze bakundanaga bya nyabyo. Mu kwezi kwa kabiri ariko Feza yatangiye kujya aza gakeya, gusa nubwo yazaga gake ariko bumvaga ari ibintu byumvikana, kuko ikiruhuko cy'akazi yari yarahawe aho yakoreraga cy'ukwezi cyari cyararangiye agomba gusubira mu kazi. Kubera akazi buri wese yumvaga ari ibintu byumvikana. Mu kwezi kwa gatatu ariko noneho bamaze kubabwira ibigendanye n'aho uburwayi bwa Yves bwerekeza, Feza asa n'uwabivuyemo burundu, yumva bisa nkaho amusezeyeho, gusa ntiyahita abibwira umuryango we. Yatangiye kubabwira ko aba ari bize cyane, ko akazi kiyongereye kubera igihe yamaze ari muri konje. Kuhagira arabireka akajya ababaza uko ameze kuri telefone, maze nabo bakamubwira uko ameze. Umunsi umwe mama Yves yaraye kwa muganga, yaraye yitegereza umuhungu we akavuga ati, Yves mwana wanjye, ubu koko twakiriye yuko uzagenda, ubu koko twakiriye yuko utazakanguka mwana wanjye, ni wowe muhungu wenyine Imana yari yarampaye, none irakwisubije koko. Ese ubu koko Imana yabyemereye iki? Mama Yves yararize aravuga ati, ese ubu kubera iki nta mukobwa wabyiruze wateye inda? Nashakishije amakuru ahantu hose, mbaza bashiki bawe n'ababyara bawe kubera ukuntu mwaganiraga twinshi, ariko barampebije, bambwiye ko nta mukobwa wigeze utera inda, bambwiye ko ntawe ufite umwana. Ndumva intimba ku mutima mwana wanjye, ndumva umutima wanjye wenda nko gusandara. Kwakira yuko uzagenda nta nakuzukuru udusigiye, kubyakira byaranze byarananiye neza. Nibura iyo uba unasize akana tuzajya tukwibukiraho, twari kuzajya tukareba tukakwibuka. None dore ko ugiye kugenda gutyo gusa, mwana wanjye, kuki ibi bintu bikubayeho? Kubera iki Imana yabyemeye? Mama Yves yakomeje kwitegereza umuhungu we, maze agahinda gakomeza kumwica cyane,
akomeza no kurira. Yageze aho ariko arihangana kuko yumvaga hari umuganga winjiye aje aho bari barwariye. Yariyumanganyije arihanagura amarira ahantu hose kugira ngo batazajya bakomeza kumubona arira, kuko nuko nguko nyine buri gihe yahoraga kubyakira rwose byari byaramunaniye neza neza, kubera ukuntu abaganga b'aho ngaho bose bari baramenyeranye bisanzuranaho, bari baziranye kubera igihe kinini bari bamaze aho ngaho. Muganga arangije gukora ibyo yari aje gukorera Yves, mama Yves yahise amubaza ati muga, nubwo muba muri bize ko mbona nyine muba mufite akazi kenshi, ubu ntiwakihangana ukampereza iminota mikeya tukavugana? Muganga ati ibyo tuba dufite akazi kenshi ariko si iminota mikeya yo kukuvugisha koko ubwo nayibura. Mama Yves ati urakoze muga. Aramubwira ati ntuseke ariko ibintu ngiye kukubwira nari nabuze aho nabihera, ariko ndumva ngomba kubikubwira. Maze iminsi mbyibazaho, ni ukuri maze iminsi mbitekerezaho. Muganga ati ntugire ikibazo mbwira ni ukuri ndakumva. Mama Yves ati ese muga, ubu ngubu Yves wanjye intanga ze ziracyari nzima, nyine ndimo ndibaza niba yabasha gutera inda. Ubu se yatera inda ari mu bihe nk'ibi ngibi arwaye ari muri koma gutya? Muganga aramubwira ati birashoboka cyane rwose. Mama we ati nibyo birashoboka. Muganga ati birashoboka, gusa sinzi ko yabasha gutera inda ku buryo busanzwe nyine nk'uko bisanzwe bigenda hagati y'umukobwa n'umuhungu nyine, ariko ntekereza ko hari ubundi buryo bwa gihanga bwakoreshwa. Muramutse rero mumuboneye umukobwa wabyemera? Njyewe ndumva byakunda nta kibazo. Mama Yves ati ubwo buryo bwa gihanga si urimo kuvuga ni ubuhe? Nuko muganga aramubwira ati hari uburyo bwa gihanga bwakoreshwa bwa insemination cyangwa se gutera intanga. Muganga ubishinzwe abigusobanura neza kurushaho. Mama Yves ati nibyo birashoboka. Muganga ati cyane rwose birashoboka. Nuko akomeza kumusobanurira amubwira ati mwebwe nimubanze murebe ko mwabona umukobwa ubibemerera, ibindi njyewe nizeye yuko byashoboka. Mama Yves ati yego ko umukobwa ubyemera twamubura dute? Yego ko none se ntuzi wa mukobwa wajyaga uza hano Feza, none se si fiancé we? Urumva yakanga kumutwitira? Uzi ukuntu buriya bakundanaga? Mama Yves yatangiye kumubwira iby'urukundo rwabo n'ukuntu bakundanaga cyane. Muganga aramubwira ati ndumva ari byiza niba umukobwa ahari, ubwo ngubwo twaguhuza n'abaganga babasha kugufasha mukaganira, bakakubwira byose, niba koko binashoboka bakakubwira inzira zose byanyuramo. Mama Yves ati ntutinde, nukuri nimuduhuze kuko turabishaka cyane, turabishaka byihutirwa. Muganga yarabafashije maze bahuza n'umuganga w'inzobere muri ibyo bintu, bababwira ibizamini by'ibanze babanza gukora, ubundi nyine bakabafasha. Barababwira ati nyine dukeneye ariko no kubona uwo mukobwa mwifuza ko yabatwitira, kuko nawe hari impapuro agomba kuzabanza kutwuzuriza akadusinyira, nawe kandi hari ibizamini tugomba kuzabanza kumukorera. Mama Yves kubyumva biramushimisha cyane. Ati ibyo gusa, ibyo ni ukuri nta kibazo kibirimo, nimuhumure, umukobwa arahari kandi ni muzima rwose, wadutwitira ntimugire ikibazo, ndaza kuza kumuboherereza. Abaganga bati nta kibazo, batari ko ni ibintu bihenze cyane. Mama Yves ati ntimugire ikibazo rwose, twebwe nta kibazo cy'amafaranga dufite. Mama Yves ibyo bintu byaramushimishije cyane, yari yabigiyemo wenyine ngo abanze abazi ko byakunda, abone kubibwira abo mu muryango we. Amaze kumva ko byakunda rero yarishimye cyane, ahita ahamagara famiye yose ngo bamusange kwa muganga baganire. Yabahamagaye ababwira ko abashaka cyane byihutirwa, ariko nta kindi kinegeze ababwira, ntabwo yababwiye icyo abashakira. Bose bakimara kumva ko abashaka ubwoba bwarabishe, bareka ibyo bari barimo byose bahita baza kwa muganga kuko bumvaga batagomba gutinda. Bari bazi ko birangiye kuri Yves, ariko bakumva nyine ko mama wabo yatinye kubabwira ko bagiye kugenda bagasanga kwa muganga byarangiye nta kindi. Baje bacitse intege, bumva rwose nta n'imbaraga bafite kuko bari bazi ko baje gusanga inkuru mbi. Bakihagera bashiki ba Yves na papa we
bakubise amaso Yves babona akiri muzima bumva barumiwe, maze ariko banashima Imana bati Mana yanjye ushimwe ko Yves ni muzima. Bahise batangira kumubaza bati ukuntu wadukuye umutima gusa, none se mama habaye iki? Ni iki gitumye utubwira ngo twese duhite tureka ibyo twari turimo tuze? Uradushakira iki koko? Mama wabo ati nimwicare ariko mbabwire, kubera yuko aho hantu bari hari muri chambre prive ya bonyine, batangiye kumera nk'aho ari inama barimo kuhakorera. Mama Yves atangira kubabwira byose uko igitekerezo cyaje n'ukuntu nyine yaganiriye n'abaganga. Ako kanya kirimo kubabwira uko bimeze byose, hari umukirina wahise yinjira witwaga Nadine, aza aje kwirebera puberi z'aho ngaho ngo azikuremo imyanda ayitware. Uwo mukirina wari usanzwe akora amasuku mu cyumba cyabo, afunguye umuryango yarikanze cyane kubera inama bari barimo, maze adashaka gusubira inyuma kubera bari bamenyeranye nawe baramubonye, maze babona ukuntu ashaka gusubira inyuma. Mama Yves aramubwira ati Nadine, mbese ni wowe? Igira hino nkubwire. Nadine arinjira arabasuhuza, abasaba imbabazi ko atari azi ko bari mu kiganiro gutyo. Nadine kandi yahise ababwira n'icyari kimuzanye ko aje kuvida puberi. Mama Yves aramubwira ati nta kibazo, wagenda ukikorera akazi kawe nta kibazo. Nadine yahise yinjiramo imbere ahantu hari umuryango winjira ahari dushe n'ubwiherero, naho puberi zari ziteretse. Yikoreye akazi ke, abandi nabo bakomeza kuganira ibyabo. Ibyo barimo ariko yahise amenya ibyo ari byo, ahita amenya ko burya bwose Yves yari n'umusore. Yumvise ikiganiro barimo kugirana ko bakeneye kubona umukobwa wazemera kubatwitira umwuzukuru. Gusa icyo gihe ntabwo Nadine yahatinze, yahise yigendera, ariko nyine n'ubundi asohoka byose yabyumvise. Asohoka yumvisha ukuntu bavugaga bati yego ko uwo mwuzukuru we rwose turamukeneye cyane, ariko se muri sure ko tuzabona umukobwa ubyemera? Muri sure yuko Feza azabyemera? Bakavuga bati Feza usigaye atakiza hano, twumvise ngo asigaye anafite undi muhungu bakundana, ubwo niwe murimo gutekereza yuko yakemera kudutwitira? Mama, icyo gitekerezo wari wagize ni cyiza cyane pe, twari dukeneye kubona umwana wa Yves, ariko nta mukobwa twabona wakemera kumutwitira. Mama Yves yese atangira kuvugira Feza ati Feza aramukunda cyane, aramukunda rwose, arahita abyemera. No gutekereza ibingibi cyane cyane nuko nigeze guterwa nawe agahinda n'ukuntu namusanze ahangaha arimo areba Yves mu maso, arimo kumubwira ati byibuze kubera icyo umeze gutyo utarabanje kuntera inda. Mukarababwira ati icyo gihe Feza yanteye agahinda cyane, birambabaza cyane, nanjye nyine mpita ntangira no ntekereza kuri ibi bintu. Ni muhumure rwose araza kuza kubyemera kandi biri buze nawe kumushimisha. Bose bahise bamuseka bati mama, uzi ko yaruka inzira mu ki? Feza wa kera siwe Feza w'ubu ngubu yarahindutse cyane. Rero njyewe ndumva tutakirirwa tunabimubwira, kuko rwose twaba turimo guta umwanya wacu, twaba turimo kurutanga, ni ukutwumvira ubusa gusa. Ntabwo ashobora kubyemera, twebwe turabizi neza, ahubwo sinzi impamvu wowe utabibona yuko we na Yves ibyabo byarangiye burundu. Pa Yves atari ko se ntimugahite musimbuka ngo mugere ku mwanzuro ko nyir'ubwite ntacyo arabivugaho. Gute twakomeza kumutekerereza ngo twumve umwanzuro ari buze kuza gufata, ko ari buze kuza kubihakana? Reka tumuhamagare aze hano tumuganirize twumve icyo abivugaho. Mama Yves aterega mwivunika, namuhamagaye ari mu nzira za ubu ngubu yenda no kugera hano. Ako kanya bakibivuga koko Feza ahise ahagera, arinjira arasuhuza, ariko arikanga cyane kubera yabonaga ukuntu famiye yose yateranye. Batangiye kumuganiriza, bamubwira byose uko biteye n'impamvu nyine itumye bamutumaho bakamuhamagara ngo aze. Feza abatega amatwi arabumva neza, ariko amaze kubumva arabahakanira, arababwira ati njyewe ibyo bintu ntabwo nabyemera, muzashaka undi mukobwa utari njyewe ndumva bitakunda. Feza arahakanye burundu, arababwira ati rero ntabwo ndi butinde hano, nje ntaye akazi kubera nyine numvaga munkeneye cyane byihutirwa. Mubinyemereye rero mwareka nkagenda nkasubira mu kazi. Baramubwira bati gendere nta kibazo, ko icyo se twagushakiraga kidakunze nta kundi nyine. Nuko Feza
abasiga aho ngaho bonyine arigendera. Amaze kugenda batangiye kumuvumira ku gahera bati puh, nta mukazana wari ukurimo, yirirwa yiriza aha ngaha ngo aramukunda, kandi ibyahe byo kadi amukunda iki se? Niba amukunda kubera iki atemeye kumutwitira? Ni ubwo kwirwa yiriza gusa nta kindi. Papa Yves kumva bakomeje kumuvuga atari ko se nk'ubwo ngubwo muri mu biki koko? Feza yari afite amahitamo abiri, kubyemera cyangwa se kubihakana. Ndumva rero tugomba kubaha amahitamo ye, ntabwo twakomeza kumucira urubanza kubera ko yari afite uburenganzira nyine bwo guhitamo muri ibyo bintu bibiri. Arababwira ati mwa bantu mwe, bino bintu birakomeye cyane, nta muntu wapfa kubyemera. Icyo gihe Papa Yves yahise ahindukira areba bashiki ba Yves batatu aho bari bicaye ati ngaho nimumbwire, mwese nimufite abahungu mukundana, ese mwebwe umukunzi wanyu agize ikibazo nk'iki ngiki famiye ye ikabasaba nk'ibi ngibi twari turimo gusaba Feza, mwabyemera? Bashiki ba Yves bararebana, papa barababwira ati nimunsubiza aka kanya, ariko mu mitima yanyu ndabizi neza ko igisubizo mukifitiye. Nanjye rero reka nkwibarize wowe urimo kunyumva, wowe nubwo ntawe nifurije ko ibibazo nk'ibyo ngibyo byamubaho, ariko bibaye ku mukunzi wawe wowe wabyemera? Ese nawe urimo kubureminga Feza ukavuga uti niba yaramukundaga koko by'ukuri yari kuba yabyemeye, cyangwa urimo kumva ibyo akoze ari byo? Reka dukomeze inkuru yacu, namwe mudusangize ibitekerezo byanyu muri comment ko mubyumva. Papa wabo yabasabye gutuza maze bakareba ikindi kintu bakora, kuko kuri Feza nyine babonaga bidakunze. Arababwira ati kandi ndabasabye ntimukomeze kumucira urubanza cyane, cyangwa se ngo nazajya aza hano gusura Yves mujye mumwereka yuko mutamwishimiye kubera imyanzuro yafashe. Nimumwihorere, ibyo avuze ko atabyemera ntimubimurenganyirize. Nuko baramubwira bati ngo nagaruka hano kureba Yves, ese ubundi uheruka kubona aza kumureba? Ubu ngubu se kavuye hano akanadusuhuza wenda twebwe asanze hano, wigeze ubona atera n'intambwe ajya kumureba ngo arebe nuko ameze? Sinzi impamvu mutabibona, ibya Feza na Yves rwose byararangiye, nta nubwo azagaruka hano. Papa barabwira ati mureke ibya Feza tubireke, dukomeze kuganira ku kibazo cyaduhurije hano, tugishakire n'igisubizo. Mwebwe murumva ko Feza twatekerezaga byanze, tugiye gukora iki? Umwe muri bashiki ba Yves yahise avuga ati papa, hari umukobwa nzi wakundaga Yves cyane byasaze, yajyaga ambwira ngo aramukunda cyane, ngo niyo yamutwitira umwana gusa bakabyara n'umwana ngo byonyine byaba bimuhagije. Mama we ati rahira, Imana ishimwe we, muhamagare, ubu ngubu niwe dukeneye cyane ahubwo. Bahise bamuhamagara koko, umukobwa bamubwira byose, maze kubyumva arabaseka cyane ati sha, yaba yaranze kuyintera ari muzima nkamutwitira ameze uko nguko koko? Ngaho namwe muri muvugisha ukuri mumbwire, ntabwo rwose ibyo bintu nabyemera, reka ntibyavamo. Yarabyanze burundu maze bahita bamukupa, maze ubu ngubu bari bamaze guhamagara atangira kuvuga ati ibigoryi gusa, ko nakubwiraga kuriya gusa se ko mukunda cyane, ko nakwemera no kumutwitira kugira ngo ubingiremo yumve ko mukunda cyane, anterete cyangwa se niyo nda niyo yari kuyintera, ko yari kuba ari muzima nkabyungukiramo agahita anyitwarira akangira umugore. Ubu ngubu byaba bimariye iki? Nta n'isoni rega ngo mwiture umuntu uri muri koma, ko nta bwenge mugira. Ubu ngubu se naba mbyemera ngo bimarire iki? Nishyireho stress gusa, ariko muzi ubwenge koko, mwunguke mujye mureba umwuzukuru wanyu, naho njyewe nzarinde no kubura umugabo no kumfata ukundi kuntu kubera kubashimisha mbahereza umwuzukuru gusa. Nimugende mubwire Feza yandutishije yirirwa murata ahantu hose ngo barakundana cyane, aba ari we babyarana. Nuko akomeza kuvuga ati njyewe sinabuze abantera inda ku buryo najya kuzitererwa n'abari muri koma. Hoshi niba ari izo nkundo zanyu zirorere. Famiye ya Yves bo bakomeje kubura umukobwa wabyemera burundu. Umunsi umwe mama Yves ari kwa muganga, yari yicaye ahagana hirya. Wa mukirina wakoraga amasuku mu cyumba cyabo witwaga Nadine nawe arimo gukorera iruhande rwa Yves. Nadine ageze impande ya Yves neza, yaramwitegereje cyane maze akumva agahinda nawe karamwishe cyane kubera ukuntu yari amaze iminsi yumva bavuga yuko akiri umusore kandi
ko babuze umukobwa wamutwitira. Yaramwitegerezaga cyane akababara, ati ukuntu uri mwiza gusa. Yabaye nk'ubyirengagije maze yikomereza akazi ke. Mama Yves icyo gihe hari umuntu yahise ahamagara kuri telefone maze aramubwira ati rega n'ubu twabuze umukobwa wadutwitira neza neza, ubu se koko tuzakora iki? Kandi turashaka umwana we cyane. Igisigaye njyewe ndabona ari ugushyiramo amafaranga tugashaka udutwitira tukazamwishyura amafaranga niba tuzanamubona, kuko ndabona bitoroshye, ubanza hari nawe tutazapfa kumubona pe. Nadine iryo jambo ryo kwishyurwa amafaranga byamuguye mu gutwi kandi akumva akeneye amafaranga cyane. Yakomeje kumva ibyo Mama Yves yavugaga. Mama Yves avuye kuri fone, Nadine aramubwira ati nyamara ako kazi nagakora. Mama Yves arikanga ati ngo iki? Nadine ati ntimushaka umukobwa watwitira umwuzukuru mukamwishyura se? Njyewe nabikora da, nabibakorera nta kibazo, kereka mubaye mutanshima. Mama Yves aramwitegereza ati tutagushima kubera iki kuri n'umukobwa mwiza? Ahubwo si ibyo bintu wabyumvishe tubivuga ryari? Nuko Nadine aramubwira ati mumbabarire wenda ko numvise ibitangenewe, ariko inshuro zose nazaga hano mubiganiraho narabyumvaga. Mama Yves ati ahubwo Imana ishimwe ko wabyumvise, aho ushyira ibyo bikoresho byawe by'isuku hasi uze wicare hano tuganire. Bafunze umuryango aramubaza ati niba ubyemeye koko twaguha angahe? Nadine no guhubuka ati $10,000,000. Yumvaga ari amafaranga menshi cyane avuze, nyamara Mama Yves yumvaga ari ubusabusa. Ahita avuga ati nta kibazo twaziguha, ariko nawe hari amasezerano twagomba kugirana mbere yuko nyine tuguha ayo mafaranga. Nadine aramubaza ati ayo masezerano se yaba ameze ati? Maze aramusobanurira aramubwira ati twavuze ko uwo mukobwa waba agiye kubikora gutyo nk'akazi aramutse abonetse hari amasezerano twagirana. Nadine ati ntayahe? Mama Yves ati uwo mukobwa agomba gutangira kuba iwacu kuva atwitse kugeza umwana agize byibuze nk'umwaka n'igice, ubundi tukazakora ibizamini koko tukareba ko uwo mwana ari uwacu, akamudusigira akagenda. Kandi na mbere y'uko ibintu byose bikorwa baragupima barebe ko udasanzwe utwite, wenda ukaba utarimo kudutuburira ushaka kuzatubeshya ko iyo nda ari iyacu. Nadine ati muhumure ni ukuri sintwite, ubwo se nyuma y'umwaka n'igice umwana wanjye ntabwo nazongera kumubona? Aramubwira ati yazajya aza kugusura ariko nyine bitari cyane, azaba iwacu, tuzamumenya kuri buri kimwe, ikintu icyo ari cyo cyose azakenera ni twebwe kizaba kireba, ntugire ikibazo, wowe nta mafaranga na makeya bizagusaba, nawe tuzakwitaho kuva usamye kugeza umwana nyine agize umwaka n'igice nk'uko umaze kubikubwira, ubundi nyine umudusigire ugende, umwana nawe akomeze arererwe iwacu, niho azakurira kugeza abaye umugabo akifatira umwanzuro wo kujya kuba iwe wenda. Aramubaza ati ibyo ngibyo urumva wabyemera? Nadine yumva ni n'ibintu byoroshye cyane, kandi ko noneho harimo n'amafaranga agiye no gutangira kuba mu rugo rw'abakire, nuko ahita abyemera. Mama Yves aramubwira ati nta gutinda, tugomba kubigira vuba. Nadine aramubwira ati njyewe nta kibazo mfite nditeguye. Mama Yves mu byishimo byinshi yahise amenyesha abavandimwe ba Yves ndetse na papa we, ababwira ko umukobwa yabonetse, maze barishima cyane, ariko basezerana yuko ibyo bintu bigomba kubibanga hagati yabo, ko nta wundi muntu uzabimenya, ko nabo bari barabwiye yuko bifuza yuko babatwitira, ko bazababwira yuko iyo mipango bayiretse ko babyihoreye. Abaganga nabo batangiye gukora ibyo bagombaga gukora, maze kubw'amahirwe akomeye cyane birakunda, Nadine aratwita. Byarabashimishije cyane kubera ukuntu bajyaga bababwira ko hari igihe binanga ntibinakunde. Nadine icyo gihe byari byarabaye ngombwa ko ahita asezera akazi, kuko bari baramubwiye ko akazi nk'ako ngako badashaka kazongera kugakora. Bamubwira ko bashaka ko azajya yirirwa mu rugo rwabo kwa papa Yves, agakora uturimo dukeya cyane two mu rugo, ubundi akarya neza akaruhuka, kugira ngo we n'umwana bamere neza, atazagira ikibazo na kimwe kibabaho. Nadine yari abayeho neza, yari afashwe nk'umwamikazi. Nadine ariko nubwo yari abayeho neza gutyo adamaraye, yibereye kwa papa Yves muri abo bakire, yaravuye mu bukene bw'iwabo. Mama we bari barashwanye cyane, yaramurakariye bikomeye. Yaramubazaga ati kuki utabanje kungisha inama wa mukobwa we?
ubwo umwana uzabyara urumva utazaba umugurishije miliyoni 10 gusa ubwo nizo zitumye ugurisha umwana uzabyara? Ese urumva miliyoni 10 zizakumarira iki? Aramutonganya cyane ati uriyangije, wiyiciye izina, ibyo bintu wakoze rwose uzabyicuza. Nadine nawe kuko hari igihe yumvaga yarahutse cyane, ariko akavuga ati kundi nagombaga kubigenza. Ese ko mama ari kundenganya koko ubu najyaga gukora kariya kazi kugeza ryari koko? Byibuze nimva hano nzahita nshaka ikindi kintu nakora muri ariya mafaranga bazaba bampaye. Mu minsi yakurikiye ariko Nadine yumvise akumbuye Yves cyane. Ibyo bintu byo kumukumbura nawe ntazi ukuntu byaje. Ubundi yari azi ko amutwitiye nk'ikiraka gusa nta yandi marangamutima agomba kumugirira, ariko nawe yatunguwe no kumva amukumbuye cyane kandi yifuza kongera kumubona. Nadine yaramukumbuye abura amahoro, yumva atagomba gutuza atagiye kumureba kwa muganga aho yararwariye. Yari yarabujijwe kurira za moto, yagomba kurindira akareba ko hari umuntu uri buze kuza kujyayo bakamutwara mu modoka ntagende kuri moto. Kubw'amahirwe baramutwaye, ariko agezeyo akubise amaso Yves ukuntu yarasigaye ameze, arababara amutera agahinda kenshi cyane. Yves muri icyo gihe ntabwo bari bakimwitayeho cyane kubera kubura umwanya wo kumugumaho kwa muganga. Bose bari barasubiye mu kazi aho bakoreraga, bari barashatse abantu bahemba bakazajya bamurwaza, ubundi bakahagera rimwe na rimwe. Icyo gihe Nadine rero kuhagera akurikije uko yaherukaga Yves yabonaga byarahindutse, yarasubiye inyuma cyane. Abo bari barahaye akazi byaragaragaraga neza ko badakora inshingano zabo neza nk'uko bikwiye. Nadine yabonye umusatsi afite, abona ubwanwa afite, amenyo wagira ngo ntabwo baheruka kumuporosa, inzara zidaciye zimeze nabi, maze arababara cyane ahita amwogosha aramuborosa amucira inzara. Noneho abona arimo gusa neza cyane. Yatangiye kwibaza ati niba Yves ahantu nk'aha ngaha hagaragara ameze uku, ubu ngubu ku mubiri we hameze hate? Yahise ashaka gukuraho imyenda yari yambaye ngo arebe ko ahantu hose ameze neza, ko nta bisebe yacitse, kuko kubera kumara iminsi myinshi kwa muganga ahakorera yarabibonaga ko kudahindukiza umurwayi kenshi bishobora gutuma umurwayi aryamira ahantu hamwe gusa maze agacika ibisebe, kandi akabona mwene abo barwayi bacitse ibyo bisebe kugira ngo bizakire bisaba igihe kinini cyane, ko hari n'igihe bibahitana kurenza n'uburwayi bari basanganywe. Nadine yakomeje gushaka kureba ukuntu ahantu hose ameze, maze mama Yves bari bajyanye aramubuza ati Nadine uri mu biki? Ubwo ngubwo uri muri ivuna mu biki? Ntabwo uzi ko utemerewe akazi k'imvune? Ntabwo ibyo bintu bizi? Ubwo urabona ukuntu urimo gukomeza kugenda umuhindukiza ufite imbaraga zo gukora ibyo bintu? Nadine kubera ukuntu yamwitaga mama arambwira ati ariko mama ndimo ndareba ko ameze neza nta kibazo afite. Mama Yves ati ikihe kibazo? Aba bahungu ntibabikora byose, bamwitaho humura. Nababajije niba ari ukureba ko hari ahantu yatangiye gucika ibisebe. Humura rwose bambwiye ko ameze neza ko nta bisebe afite. Nadine yanze kubyemera atirebeye neza, maze akomeza kumuhindukiza ngo arebe, maze ageze ahantu hamwe arababara ati ngaho ngwino urebe ko adatangiye gucika ibisebe. Erega rimwe na rimwe natwe tuba tugomba kwirebera ibintu byose, atari ngombwa ko twumva ibyo abantu batubwiye gusa, kuko hari igihe nyine umuntu akubwira ibyo ushaka kumva akakwemeza nyine ko bimeze neza kugira ngo wumve yuko agukorera akazi neza. Mama Yves yahise aza abibonye arababara cyane, agahinda karamwica ati mbese b'abahungu bagiye, nibagaruka ntibari bunkire? Urabona ukuntu bari bambeshye nanjye nkabyemera, nari mbizeye, nzi ko babikora neza, nzi ko byose bimeze neza. Yahise abahamagara aho bari bicaye hanze ati niko mwe abahungu mwe, kuki mutamuhindukiza? Kuki mutamwitaho? Dore ukuntu uruhu rwe rutangiye gusa, murabona hatagiye gucika ibisebe? Maze baramubwira bati mutubabarire mabuja, nyamara tumwitaho uko dushoboye kose. Mama Yves ati ntabwo mubikora nk'uko bikwiye, muba mumwitaho ntabwo aba atangiye kumera gutya, mwisubireho rero. Baramubwira bati yego tugiye kwisubiraho. Biriwe aho ngaho uwo munsi wose, maze n'igihe cyo gutaha kiragera. Igihe cyo gutaha kigeze, mama Yves yabwiye Nadine ngo naze batahe, maze Nadine ati ngiye ndaguherekeza gusa ariko ntabwo ndi butahe. Mama Yves agira ngo arimo arikinira, barasohoka
ariko bageze hanze Nadine ati ni ukuri ndumva ntashaka kumusiga, nimumbabarire munyemerere njyewe nzajye mba ndi kumwe nawe hano kwa muganga, mwese muri bize mu kazi kanyu nta mwanya mukibona wo kuza aha ngaha kumwitaho, ariko njyewe umwanya ndawufite nta n'akazi mfite, nazajya mba ndi kumwe nawe nkaba ndi kumwe n'abariya bahungu tugafatanya kumwitaho, ariko byibuze bari kumwe n'umuntu. Mama Yves arambwira ati ibyo uvuga ndabyumva rwose nanjye kandi binantera isoni, bisa nkaho Yves twamutereranye neza kandi nanone umuntu arareba akabona atareka akazi. Nadine arambwira ati mwese ndabumva ntabwo mbashinja amakosa, nyine ni nayo mpamvu ndimo kugusaba ngo byibuze njye mpaza njye mwirirwaho nta kibazo. Nuko Mama Yves arambwira ati birakwiye ariko ntabwo nabikwemerera, kwirirwayo rwose ntabwo twabikwemerera, kurwaza biravuna cyane ntubirebe kuriya, kandi uratwite urabizi neza ko ugomba kuruhuka, ntabwo dushaka ko haraye ikintu na kimwe kibi gishobora kukubaho wowe n'umwana. Nadine ati muhumure ntacyo nzaba, ni ukuri byibuze mureke nzajye nirirwayo maze njye ntaha nijoro ndyame nsinzire nduhuke, mu gitondo nsubireyo. Nuko aramubwira ati niba wenda mwumva nabwo nazajya mvunika cyane twazajyanayo akamatera, maze nazajya numva naniwe nkakirambikaho nkaryama nkaruhuka. Mama Yves aramubwira ati ngwino dutahe wa mukobwa we, ibyo ngibyo tuzabitekerezaho. Baratashye ariko bukeye Nadine arongera arabimwibutsa, maze ababyeyi ba Yves babiganiraho, bageze aho barabimwemerera ariko baramubwira bati uramenye ntukajye wivunisha cyane. Nadine kubimwemerera byaramushimishije cyane, maze atangira kujya kwa muganga akamwitaho, akamukarabya, akamukorera amasuku yose kuko yumvaga ari inshingano ze gukarabya umugabo we no kumukorera ayo masuku yose. Akavuga ati mu gihe ngifite imbaraga nkimeze neza ntarananirwa nzajya ngukorera buri kimwe cyose. Nyuma y'iminsi mikeya Nadine yarafashe umwanzuro wo kujya kuhirirwa. Yves yari yarongeye kumera neza cyane, akamukarabya, akamusokoza, akamwitaho, n'uhageze wese akabona ko hari impinduka. Nadine iyo babaga barangije kumukorera byose yamwicaraga imbere agashyiraho irido ryari rihari, ubundi agatangira kumuvugisha. Nubwo yari abizi neza ko atari bumusubize, ariko yaramuvugishaga akamuganiriza. Yamufataga ikiganza cyangwa se akagenda amukoraho akamubwira ati Yves mwiza, ese uzi ko mfite icyizere ko umunsi umwe uzakanguka, nawe rero byizere yuko uzakanguka ugakira, ntuzemere kudusiga kuko hari ibintu byinshi nshaka kukumenyaho, babarira uzakanguka ubimbwire. Nadine yakomeje kumubwira ati nifuza kumva uko uvuga, kumva ijwi ryawe, nifuza kumenya ibyo wakundaga n'ibyo wangaga, nibaza ibibazo byinshi cyane, nibaza nti ese Yves urabizi neza ko ngutwitiye, urabizi neza ko mu minsi iri imbere uzaba ufite umwana, wita umwana wawe, ese wabyishimira kugira umwana? Akamubaza ati Yves ari nk'ibitangaza by'Imana bibaye ugakanguka ukamenya ko ngutwitiye wakishima? Akamubwira ati njyewe nakishima cyane byanezeza, ese uzi ko nsigaye ngukunda cyane, byatangiye ari kirakari akazi bampaye, ariko ndumva nanababwira ko amafaranga yabo ntayo ngeneye bakayigumanira, ndumva nakibyarira umwana wawe nkamurera gusa nta bindi. Nadine mu bintu atazi yisanze asigaye akunda umuhungu cyane, ntabwo bwashoboraga kwira ataje kumureba, akamukarabya, akamuganiriza, akamucurangira indirimbo bari baramubwiye ko yakundaga kumva cyane, cyangwa se nawe akazimuririmbira, akamusomera ibitabo bari baramubwiye ko yakundaga gusoma kera. Nadine ntako atagiraga ku buryo n'abaganga batangazwaga n'ukuntu babonaga amwitaho, kandi nanone babonaga hari n'impinduka byazanye kuri Yves kuko igihe kimwe Nadine arimo kumuvugisha yamufashe mu kiganza, yagiye kumva yumva Yves amufashe agatoki. Nadine yavugije induru ati muga uzi ko amfashe agatoki? Muganga ati nibyo, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane, jya ukomeza umwiteho nk'uko nguko ubikora, umuganirize, bizagira aho biza. Famiye ya Yves yarebaga uwo mutima mwiza wa Nadine
kwanga kwirirwa yiryamiye mu rugo aruhutse yirira ibyo ashaka byose, akirirwa kwa muganga amwitaho uko ashoboye kose, bakabona ko ari umuntu mwiza cyane. Uko iminsi yagendaga yicuma kandi niko n'inda ye yagendaga ikura. Rimwe agiye guca mu cyuma basanze atwite impanga, basanze icyo gihe atwite umuhungu n'umukobwa. Famiye ya Yves irishima cyane bati abana bose ugomba kuzahita ubaduha. Nadine ati ntibishoboka, ntago nabyemera, ntago bose nababaha, mu masezerano twagiranye handitsemo umwana, ntago handitsemo abana. Baramubwira bati abana rwose ni abacu, urabizi neza ko bino bintu tujya kubikora wowe nta stress zo kugumana abana twashaka kugushyiraho, rero n'undi uzamuduhe tumwijyanire nawe tumurere, ntago twatandukanya abana b'impanga, ntago bibaho. None abishaka amafaranga tuzayakuba kabiri, humura rwose. Nadine ati hoya, ibyo by'amafaranga ni mubireke, niyo mwayakuba inshuro 1000 ntago nabibemerera. Maze ngize Imana ntwise impanga, nibazaga ukuntu n'ubundi umwana wanjye nzamubarekera, numva nabyo simbishaka. None ngize Imana ni babiri, umwe muzamutwara nanjye undi mugumane. Kugumana umwana wa Yves yarabitekerezaga kumva atari stress bamushyizeho nk'uko babivugaga, kuko nawe yarabyifuzaga cyane. Nuko akababwira ati njyewe ntimungireho ikibazo, ni umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu, nzabemerera rwose muhitemo uwo mushaka nta kibazo, ariko undi nanjye nzamugumana, nzamusigarana. Baramubwira bati ibyo bintu wa mukobwa we ntabwo byashoboka, abana nawe umwana wacu bose tuzabatwara. Nadine ati nanjye sinabyemera, nzajya kuburana tujye no mu nkiko, ariko ntago namubaha. Baramubwira bati reka tube tubyihoreye, uzabanze ubyare tuzabikurikirana, reka twe kubigira urubanza ngo bibe intambara bitanagustress ukagira ikibazo, numara kubyara tuzabiganiraho turebe uko bizagenda. Mu minsi yakurikiyeho Nadine ari kwa muganga yatangiye kumubwira ati Yves uzi ukuntu nishimye, ese uzi ko ngo twitiye abana babiri b'impanga, umuhungu n'umukobwa, uzi ko ibyo bintu byanshimishije. Nuko akamubwira ati ngiye gukomeza nsenge cyane, uzababonesha amaso yawe, uzababona abana bawe, uzababona, njyewe ndabyizeye ko uzababona. Nuko akamubwira ati mama wawe yambwiye ko wajyaga wifuza kuzabyara impanga, none reba birabaye. Bakomeje gusenga no kwizera, kuko Nadine ntabwo yajyaga asiba kumusengera kugira ngo Imana izamukize. Abaganga nabo bakomeje gukora ibishoboka byose, maze mu bintu bitunguranye cyane Yves atangira kujya agenda agaragaza ibimenyetso byo gukanguka, kugeza atangiye kuvayo. Mu bintu nta muntu n'umwe wakekaga, yatangiye kuva muri koma. Abantu bose igihe baratangaye cyane, bari barababwiye yuko Yves nta cyizere gihari cy'uko yakira, barakiriye nyine ibizakurikiraho. None kubw'ibitangaza by'Imana Yves yari atangiye kuva muri koma. Yves yaje gukanguka ariko nta kintu na kimwe yibukaga, nta nubwo yari azi n'ahari, gusa icyizere cyari gihari ko nabyo bizagira aho bikaza. Muri iyo minsi ariko yakangukiyemo, Nadine yari akuriwe yenda kubyara, atakibasha kugera kwa muganga. Kumva ko papa w'abana be yakangutse byaramushimishije cyane, yumva yifuje no kujya kumureba, ariko baramubuza. Baramubwira bati guma hano, nta hantu ugomba kujya umeze uko, ntago ugomba gufata urugendo urakuriwe cyane, uzajya uguma hano mu rugo niho uzajya ugendagenda, ariko kujya mu muhanda umeze gutyo rwose ntabwo twabikwemerera. Nadine yari arinzwe, bari bamurinze cyane, wagira ngo yari atwite igikomangoma. Nubwo bamubujije kugira ahajya, ariko yari yishimye cyane kubera ukuntu yari yarasenze cyane, yaramusenzeye ngo azakanguke, kandi yari yaranamukunze cyane. Akavuga ati Imana ishimwe, abana banjye babona batakibaye imfubyi, papa wabo agakira neza. Yakomeje kubishimira Imana, akomeza no kubisengera ngo n'ibisigaye Imana izabikore, yongera amere neza. Igihe cyaje kugera Nadine arabyara, kuko abyara abana b'impanga, umuhungu n'umukobwa, bavuka bameze neza cyane, nta kibazo na kimwe bafite. Amaze kubyara yarabitegereje, maze yareba ukuntu abana be ari beza, akumva n'amafaranga yabo rwose yayareka burundu ntayafate,
kuko yumvaga bose ashaka kuzabarera akabijyanira. Yaje kuva kwa muganga ajya mu rugo, atangira kumera neza, atangira no gufata imbaraga. Nyuma y'iminsi mike Yves nawe baramusezereye arataha. Yves yatashye n'ubundi bitaraza neza, yibuka ibintu bikeya, n'ibyo yibutse ariko hashira akanya akongera akabyibagirwa. Akigera mu rugo iwabo agakubita amaso Nadine n'abana be b'impanga, yarababonye arikanga. Baramubaza bati kubera iki ubonye bariya abana ukikanga? Arababwira ati inkuru y'abana b'impanga umuhungu n'umukobwa ndumva wagira ngo ndayizi. Kubera ko bari barabimuhisha baramubaza bati uyiziho iki? Ati simbizi ariko ndumva hari ahantu nyizi. Ahita areba Nadine arababaza ati uriya niwe mama wa bariya abana? Baramubwira ngo yego ni umukobwa wibera hano. Ahita amusuhuza aramwibwira, Nadine nawe aramusuhuza aramubwira ati nitwa Nadine. Yves ati Nadine ndumva ntakwibuka pe, none se wari usanzwe uba hano ntararwara? Ndimo ndagerageza kubyibuka nkumva ntago birimo kuza, ariko ijwi ryawe rwose ndumva ndizi pe, ndumva wagira ngo hari ahantu ndizi ariko byose sindimo kubyibuka. Bumvise atangiye kuvuga ibyo bintu byose baramubwira bati Yves wikigora ushaka gutekereza ibintu byinshi icyarimwe, ibintu byose bizagenda biza gake gakeya, wishaka guhatiriza ngo byibuke. Yves yigendera, Nadine nawe asigara aho ngaho gusa yari yishimye cyane kuko yumvaga wagira ngo bimwe mu byo yamuganirizaga cya gihe arwaye yarabyumvaga. Ubuzima bwarakomeje muri iyo minsi kandi Feza bakundanaga yari amaze iminsi mike yakoze ubukwe, yari akiri umugeni. Yves bari barabimuhishe baranze kubimubwira kugira ngo agahinda katamwica bikamusubiza inyuma. Bumvaga bazabimubwira nyuma amaze koroherwa cyane, afite agatege kugira ngo bitamusubiza inyuma akongera akamererwa nabi byibuze. Bumvaga icyo gihe yazabasha kubyakira. Muri iyo minsi iyo abandi babaga bagiye ku kazi, Yves kuko yari ataramera neza cyane yasigaraga mu rugo ari kumwe na Nadine. Nadine akajya kumureba aho yabaga ari, akamufasha kugendera ku kantu abaganga bari baramuhaye ko kugenderaho kugeza bije neza. Kubera kumara igihe kinini kwa muganga aryamye gusa adahaguruka ngo agende, abaganga bari barabanje kumufasha ku bigendanye n'ubugororangingo, babona bitangiye kuza, ibisigaye akajya akomeza kubyitoreza mu rugo. Ntabwo yari guhita ahaguruka ngo agende bisanzwe by'ako kanya, bagombaga kubanza kumufasha. Icyo gihe rero icyizere cyari gihari ko mu minsi mikeya azaba atangiye kugenda bisanzwe nta n'ikintu agendeyeho. Nadine yakundaga kumufasha akamuganiriza, Yves ntiyumve ari wenyine. Yves akamubwira ati ariko se katari bwo bwa mbere tuganiriye, ndumva twarigeze kumarana igihe kinini cyane tuganira kandi ndumva ibiganiro byanjye nawe narabikunze cyane. Ese unzibuka ibintu byose ryari koko? Nadine ati ariko se bakubwiye ko utagomba guhatiriza ngo ushake kwibukira ibintu byose icyarimwe? Wowe nta mbaraga na nkeya ugomba gushyiramo, uzajya ubireka byizane bitazagusubiza inyuma cyane. Yves aramubwira ati ngaho byibuze wowe nyibutsa. Nadine ati njyewe rero ntabwo twari dusanzwe tuziranye, nakumenye urwaye uri mu bitaro, gusa najyaga nza kukureba kwa muganga nkahirirwa tukirirwana nkataha nijoro bwije nko mu masaha 4. Yves ati ariko muri icyo gihe ndumva wari utwite kandi utwite impanga, wagombaga kuruhuka, none se wirwaga kwa muganga utwite gute? Nadine ati nari ntwite ariko nagombaga kubikora. Yves ati wagombaga? Kubera iki wagombaga kubikora? Ni ikiraka se bari baraguhaye cyo kubikora? Bari barakwishyuye ko uzajya uza kundwaza ukanyirirwaho ukandwaza ugataha nijoro? Nadine ati oya. Yumvaga yamubwira byose, ariko akibuka ko ababyeyi ba Yves babimuhujije bakamubwira bati tuzabyivugira, ntuzagire ikintu na kimwe umubwira, ni twebwe tuzi igihe cya nyacyo cyo kubivugira. Ababyeyi be bumvaga bafite ubwoba bw'uko Yves ashobora kumenya ibyo bintu ntabyishimire, niyo mpamvu bumvaga bazabanza bakabigenza gakeya, yamara kumera neza bagatangira kumubwira ibintu byose. Yves nawe ntiyamuhaye agahenge, yakomeje kumubaza ati none kubera iki wazaga kundeba
kubera iki waza gukahirwa ukarinda utaha iryo joro kandi tutari dusanzwe tunaziranye? Kubera iki wangaga kumva iruhande? Nadine kumva Yves akomeje kumubaza ibibazo byinshi cyane kandi atari buze kuza kubimusubiza, ahita amujijisha ati wumva wowe nta mwana urimo kumva arira? Yves atega amatwi ati ko ntarimo kumwumva. Nadine ati nyamara njyewe ndimo kumva umwana arira, reka ngende njye kureba ko abana banjye batakangutse bakaba barimo kurira. Nadine yahise agenda yihuta ajya kureba abana be aho bari baryamye mu cyumba cyabo. Yari abizi neza ko bagisinziriye ariko yagombaga kuva iruhande rwa Yves akigendera agahunga ibyo bibazo bye. Nadine yahise agenda abicara imbere arabitegereza, atangira kuvuga ati ubu koko Yves namenya ibintu byose bizagenda bite? Ese ubu koko namenya yuko batumye umukobwa nkanjye uciriritse amutwitira azabyakira ate? Ubu se ntazicwa n'agahinda? Reka dutegereze turebe uko bizagenda. Muri icyo gihe kandi abana be bari bamaze kuzuza amezi 4. Akavuga ati harabura umwaka n'amezi 2 bakabanyambura. Ese nzabyemera? Ese nibanga kumpa umwe muri mwebwe nzakora iki koko? Ko numva mbashaka mwese, ntashaka n'amafaranga yabo. Ndumva nabafata batorokana nkigendera. Ukuntu muri beza gusa. Nadine akiri aho ngaho, Yves wari utangiye kumenya kugendera kuri ka kantu yagenderagaho yihuta cyane, yahise amusanga mu cyumba cy'abana yari arimo, amusanga yicaye ku gitanda cyari gihari arimo yitegereza abana be cyane. Maze Nadine atungurwa no kumva Yves yinjiye muri icyo cyumba. Nadine yarahindukira aramubwira ati Yves, uzi ko mu minsi mikeya ura urimo kugenda neza bisanzwe? Yves ati cyane rwose ndumva birimo kuza. Ahita amwicara iruhande nawe yitegereza abana aramubwira ati ufite abana beza cyane. Nadine aramushimira nawe aramubwira ati urakoze. Yves aramubwira ati agakobwa murasa cyane ariko umuhungu afitemo agasura kawe gakeya. Nadine ati yego niko bimeze ariko buriya n'umukobwa usibye inzobe yanjye gusa, ahandi hose arasa na se cyane ahubwo. Yves ati noneho bose basa na papa wabo? Nadine ati cyane bose basa na papa wabo, nuko nyine uriya mukobwa ari inzobe cyane nkanjye. Yves ati papa wabo ni ibintu bigaragara cyane ko ari mwiza cyane. None se Nadine wanyeretse ifoto ye? Nadine ati ifoto ya papa wabo se? Yves ati yego nyereka ifoto turebe. Nadine aramubwira ati ifoto ntayo mfite. Nadine kumusaba ifoto yumvaga yamubwira ati fata indorerwamo wirebe niba ushaka kumenya papa wabo, gusa nyine ntago yashoboraga kubimubwira, gusa ahubwo yumvishe bitangiye kumutera agahinda, atangira kuzenga amarira mu maso. Yves arabibona amufata ku rutugu ati Nadine ihangane, none se ndakubabaje? Sorry, umbabarire n'ukuri ntago narinzi ko kuvuga kuri papa wabo nkamukwibutsa bishobora kukubabaza, umbabarire pe. Ako kanya noneho abana bahise bakanguka, maze bakangukira icyarimwe kandi barimo kurira cyane. Yves aramubwira ati kubyara impanga ntago biba byoroshye pe, ubu ngubu ko bose bakangukiye icyarimwe barimo kurira urabigenza gute? Urabahoreza icyarimwe gute? Nadine ati mama wawe ni umuntu mwiza cyane, yampaye umukobwa ushinzwe kumfasha kwita kuri bare y'abana, reka muhamagare azamfasha umwe, undi nanjye muterure ntangire mwonse. Yves ahita amubuza ati reka mwihorere wikirirwa umuhamagara, mpereza umwe mbe mugufashije, kamaboko yanjye akora neza se nta kibazo, mumpe rwose mbe muteruye nta kibazo. Nadine yaramumuhereje aramuterura, hanyuma nawe arakaraba afata undi atangira kumwonsa. Yves yatangiye guhoza ka kana bari bamuhereje, maze n'umwana aramukundira araceceka. Yves biramushimisha cyane ati abana bawe n'abana beza, reba disi ukuntu gahise gatuza kagaceceka. Nadine ku mutima ati yabuzwa n'iki guceceka ko ari papa wamuteruye? Nta kintu yavuze, yaricecekeye, ariko nyine akumva amarangamutima yakomeje kuzamuka cyane. Kubona Yves ateruye umwana we gutyo yumvaga byamurenze. Muri ako kanya mama Yves yahise yinjira, maze gusangana umuhungu we na Nadine bicaranye gutyo, yumva biramubabaje cyane
kubona Yves amwicaye iruhande. Nubwo yarabizi neza ko abo bana bose ari aba Yves, ariko kumusangana na Nadine agatekereza ku mubano bashobora kuba bafitanye, yumvisha atarimo kubyakira neza. Gusa nta kintu na kimwe yabivuzeho, yaricecekeye ntiyabivuga, nyine arabyihorera. Yves wawe muri ako kanya kwihangana byaranze, ahita amubwira ati mama, ubona ukuntu Nadine afite abana beza, afite abana beza cyane, ndumva nanjye binteye gushaka kugira abana pe, ndumva nshaka kugira abana byihutirwa ahubwo. Ese ubundi Feza muvuga ngo yagiye hanze azagaruka ryari? Nagaruka tuzahita dukora ubukwe rwose nta no gutinda, nanjye ndashaka abana. Mama we kumubaza ibya Feza akumva noneho avuze ngo nagaruka bazahita banakora ubukwe, kandi abizi neza ko Feza yishakiye undi mugabo, byamuteye agahinda, ariko abura naho yahera amubwira inkuru yose. Yves akomeza kumuhata ibibazo ati mama, nkeneye ko mumbwira igihe Feza azagarukira, kandi nta nubwo ngomba kuzarindira, ngomba gutangira gukoresha telefone yanjye nkamuhamagara tukavugana, kuko ndamukumbuye cyane byo gupfa rwose, nkumbuye kumuvugisha. Ndumva nshaka ko tuvugana, nkamubwira ko nakize, nkamenya amakuru ye, mugomba kumeza telefone yanjye. Mama we kumva ko akomeje kumusaba telefone ye cyane kandi barayimwimye, ahita amubwira ati abaganga bavuze ko utagomba gukoresha telefone utaramera neza. Yves ati kumera neza? Kumera neza kurenza uko nguko ni ukuhe? Meze neza cyane. Mama we ati urabeshya ntabwo uramera neza. Yves ati meze neza pe, ahubwo no mu cyumweru gitaha nzatangira kujya mu kazi. Mama ati ntibishoboka, ugomba gufata byibuze nk'ukundi kwezi. Uko bakomezaga kuganira niko na Nadine yari amaze kurangiza konsa umwana umwe, ahita amuhereza mama Yves ngo amumufashe yonse n'uwo Yves yari ateruye. Yves amumuhereza Nadine nawe atangira kumwonsa, nabo bakomeza kuguma aho ngaho baganira, ariko mama wabo ntiyabishakaga, ntabwo yashakaga ko Yves agumana na Nadine aho ngaho. Yahise ahamagara umukobwa wari ushinzwe gufasha Nadine kwita kuri izo mpanga, atakiriye umwana uwo umuteruye, maze ahita abwira n'umuhungu Yves ati Yves ngwino tugende, hari ibyo nshaka ko tuganira. Bamaze gusohoka bakagera aho bagombaga gutangira kuganirira, Yves ntabwo yamuhaye agahenge, nta nubwo yatumye batangira ku byo mama yashakaga ko baganira, ahubwo yahise amubwira ati mama, ndashaka kongera gukoresha telefone yanjye, ibyo umbwira ngo harabura ukwezi rwose sinabyemera, nimutamereza telefone yanjye ndagura iyindi nshyashya, ariko ntabwo nakomeza kubaho nakoresha telefone. Mugomba rega no kureka abantu bakansura, kuko ubu meze neza, nkumbuye kongera kubona inshuti zanjye. Mama ni ukuri rwose igihe gishize ni kinini, nimureke abantu bansure nta kibazo mfite. Mama ati nta kibazo, gusa mbere y'uko ibyo byose bikorwa byo tukareka abantu bakagusura tukaguhereza na telefone yawe, nkeneye ko tuganira kuri Feza. Yves ati Feza si yabaye iki? Cyangwa nawe mwamwangiye kunsura? Mama we ati oya. Mama Yves yari yabuze ahahera amubwira iby'iyo nkuru, ariko ageze aho arabimubwira, amubwira ko Feza yakoze ubukwe n'undi mugabo. Yves yarababaye cyane, yanga kubyemera, ati ntabwo nabyemera mama, ntabwo ibyo bintu bibaho. Feza n'ukuntu twakundanaga ntabwo yansiga, ntabwo yashaka undi mugabo. Mama we ati nyamara byarabaye nuko uko bimeze, utubabarire ko twakubeshye ko yagiye hanze. Ntabwo yigeze ajya hanze, ahubwo nyine yakoze ubukwe. Yves ati ngaho nyereka video y'ubukwe bwabo nibwo ndi bubyemere, kuko Feza ukuntu yankundaga ntabwo nakwemera ko igihe nari maze ndwaye gitoya yahita afata umwanzuro nk'uwo nguwo akansiga. Mama Yves yamweretse amafoto. Yves ati amafoto ntabwo nabyemera, mwana bihimba mukambeshya. Mama ati tubihimba se kubera iki? Twabihimba tugamije iki? Ejo nzagushakira video nawe nyikwereke. Na video yarayifite, ariko yangaga kuyimwereka ngo adahita amuhahamura, yumva agomba kugenda amwereka ibintu byose gake gake. Arambwira ati hangane mwana wanjye, uzabona undi gukunda. Ejo tuzaguhereza phone maze muvugane, wenda bikwibwirire, wenda nibwo uzabyumva neza kurusha uko njyewe ndimo kubikubwira, kuko ndimo ndabivuga nkabona nturimo kubyumva. Yves ati mama,
n'iyo fone nushaka uzayireke. Fone ntari buvugishe Feza yabimariye iki? Kumva nyine ari kumwe n'undi mugabo ubundi nzaba muvugishamo ibiki? Ntacyo maze, sinzi n'impamvu ntanipfiriye. Mama arambwira ati hangane mwana wanjye, uzabona undi mukobwa ugukunda humura. Yves yarababaye cyane, ariko mama aramubwira ati nubwo bibabaje ariko nagombaga kubikubwira ukabimenya, kuko nabwo kuzabimenya ibintu nk'ibyo ukamenya nyine ko twabiguhishe byari buzakubabaze cyane. Wihangane ni ukuri ku byabaye. Mama Yves agenda maze agitandukana n'umuhungu we, ahita ajya kureba Nadine arakaye cyane ati niko aba bana urumva bakuze urashaka kubakurikiza? Nadine ati kubakurikiza? Mama ati none ukuntu uba wikurura ku muhungu wanjye simba bibona? Kuba waradutwitiye ni ikiraka twari twaguhaye, kuko twari dufite ubwoba ko agiye gupfa nta mwana asize. Rero ntutekereze ko twakemera ko mukundana. Niba ukeka ko wazamugusha mu mutego mukaryamana akagutera indi nda kugira ngo wenda umufatirane muhite mubana, aho rwose uribeshye cyane. Nadine ati nyamara ndarengana. None se ko yaje hano kundeba ninjye wari umuhamagaye se we wizanye? Mama Yves ati ceceka, ninongera kubabonana abana uzabadusigira uko bangana uku, ibyo kubonsa birorere tuzajya tubashakira amata. Ndabona ushaka kwihambira ku muhungu wanjye kumufatirane n'uburwayi umugushe mu mutego, kandi sinabikwemerera rwose. Aramubwira ati ndakwihanangirije, agakungu kawe nawe sinkashaka sinzongere no kukabona. Ese wibagiwe ko uri umukirina? Nadine kumubwira iryo jambo biramubabaza cyane, ati nta kibazo, ntabwo nzongera kumuvugisha niba mutabishaka. Mama Yves ati ntuzongere nyine, nuko arigendera. Amaze kugenda Nadine yasigaye agahinda ari kose, akibaza ati ariko se abantu b'isi tumeze dute? Yves namwitaye hari muri koma, abantu mwese musa nkaho mwamucitseho, wagira ngo mwaramuretse burundu ngo yipfire, kuko umwana mwari mumukeneyeho mwabonaga agiye kumubasigira mugiye kumubona. Mbonye ukuntu yasubiye inyuma birambabaza, nigomwa byose nkajya mwirirwaho, nkabyuka mu gitondo kare cyane njya kumureba nkataha nijoro, nkemera nkajya nta saa yine za buri joro kugira ngo njye mwita atazongera gusubira inyuma. Maze arongera aragaruka amera neza cyane, abantu bose birabatangaza. Namumaze hafi amezi 9 yose ntinuba ntiganyira, mwese munshimira uburyo namwitayeho, nkajya nanamuganiriza kuko bababwiye ko byagize uruhare runini cyane mu gukanguka kwe. None arakize, sinemerewe kumuvugisha. Ndongeye mpindutse umukirina kubera ko nyine yakize kandi akirwaye, musaba ubufasha. Ntago muri cyagiye mwasabaga ubufasha mwibukaga yuko ndi umukirina, none ibyo mwashakaga murabibonye. Ndongeye mpindutse umwanda imbere yanyu. Iby'isi ni igitangaza koko. Nadine yarababaye ariko arihangana, naho atari kuzajya hirerwa kumuvugisha, ariko kumubona ameze neza nta munezero wari kuba urenze uwo nguwo. Yarabiretse koko ntakajya ajya kumuvugisha. Nadine yabicitseho gutya reka kongera kujya ajya kumuvugisha, usibye ko yanabonaga muri iyo minsi Yves atagisohoka cyane. Yakomeje kubona atakimubona maze biramuyobera, kandi noneho yari asigaye anagenda nta kintu afashe, nabyo byaraje. Nubwo bari baramubujije kumuvugisha, ariko rimwe yabyibajijeho aribaza ati Yves yabaye iki? Nawe se bamubujije kumvugisha? Abaye se yaragize ikibazo atari ukumubuza kumvugisha? Yumvise atari byo, agomba kugera aho yari ari maze akamuvugisha, akareba ko byibuze ameze neza, akamusuhuza agahita yigarukira. Maze kuko ahita afata umwanzuro wo kujya kumureba. Yageze ahari asanga yicaye afite telefone mu ntoki, ariko ubona ko afite agahinda kenshi cyane mu maso. Telefone ye bari barayimusubije, noneho asigaye yemerewe no kuyikoresha. Nadine yaramusuhuje, Yves nawe aramusuhuza, nawe aramubwira ati abantu bose bankuyeho amaboko baranyanze, babona ntacyo nkimaze kubera uburwayi. Nawe wajya kumvugisha? Nari nzi ko wanyanze. Nadine ati oya siko bimeze, none se niba ndi bakwanze?
Yves aramubwira ati dore mfite telefone mu ntoki ariko nabuze icyo nayimaze. Nadine ati kubera iki udafite icyo uyimaza n'ukuntu wari umaze iminsi ushaka kongera kuyikoresha? Yves aramubwira ati uzi kurara udasinziriye utekereza umuntu naho agatotsi kakwibiye ugakanga kumutekereza ariko watakwibuka atakwitayeho atanazi kubaho. Nari nzi ko nyisubizaho fone Feza ariwe muntu wa mbere uzampamagara, none ubu ngubu buri kanya nikanga ampamagaye ariko nkayeba. Ntaramenya ko yansize najyaga nicara nkimagine ukuntu nzamuhobera twongeye guhura, gifite nzamuha, amagambo nzamubwira yo kumushimira ko yihanganye ntasige ngo yikundire abandi basore kandi ndwaye meze nabi. None ibyo ntakekaga ko yakora yarabikoze. Ati gusa na n'ubu mba numva bamubeshyera, natinye kumuhamagara ngo atambwira ko ibyo bintu ari byo koko, ko yashatse undi mugabo. Ndumva nakomeza nimereye uku nguku, nkabifata nkaho nyine atagiye atigeze ansiga. Ndumva kubimbwira akabyatura akambwira ko afite undi mugabo byantera ubwoba bwinshi cyane n'agahinda ntabasha no kwihanganira. Fone nyimaranye isaha irenga mu ntoki ariko kumuhamagara byanze, nabuze imbaraga zo kumuhamagara. Nadine aramubwira ati ihangane ku byabaye byose kandi tinyuka umuhamagare abikwibwirire, ni nabwo uri bubashe kubyakira, ako gahinda kakazanabasha kugushiramo ugatera indi ntambwe nshya. Yves noneho yishatsemo imbaraga aramuhamagara, fone ihita inacamo maze irasona ariko Feza ntiyamwitaba. Yves ati si ubu nkora iki? Nta nubwo agishaka kumvugisha. Nadine ati ariko wakihangana ukongera ukamuhamagara. Koko Yves yongera amuhamagara indi nshuro ya kabiri maze yenda kwikuraho. Feza none haritaba. Mu kwitaba ko ariko kuvuga byaranze maze Yves nawe kuvuga biramunanira, yabuze ijambo na rimwe yatangiza. Yari yabuze icyo avuga maze ageze aho aramubaza ati Feza kuki wansize? Ese koko wakoze ubukwe n'undi mugabo? Feza gusubiza byabanje kumunanira maze ageze aho n'amarira menshi cyane ati nibyo twakoze ubukwe, umbabarire Yves. Yves ati none se Feza ntabwo wankundaga? Feza ati naragukundaga kandi cyane ariko umbabarire nyine ko ntabashije gutegereza. Ariko Yves na n'ubu ndacyagukunda cyane. Yves ati ntukabeshye, unkunda ute uri kumwe n'undi mugabo? Kuki ubundi se wamenye ko nakize ntuze kundeba? Feza ati nashakaga kuza ariko nagize isoni zo kugera imbere y'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe no kukugera imbere nawe ubwawe n'ibyo nakoze byose. Gusa Yves umbabarire cyane, ndicuza ibyo nakoze kubera ko umugabo tubana nananiwe kumukunda, ndacyagukunda cyane. Uramutse ubyemeye twatandukana nkaza twongera tukikundanira tukazabana. Yves ati tukazabana? Ubwo se uko ibyo bintu byashoboka? Ubwo se noneho nongeye gukundana nawe icyizere cyaba kiri hehe kutazongera kunsiga? Igumanire n'uwo wahisemo. Feza yararize cyane maze Yves nawe ahita amukupa, batandukana kuri telefone gutyo. Bamaze gutandukana kuri telefone, Yves yashimiye Nadine ko amufashije gutera intambwe akamuhamagara, nyamara yari amaze igihe byaramunaniye. Ati gusa ifone ngiye kuba nyiretse kongera kuyikoresha kuko kuyimbuza rwose hari byari bifite rezo. Nadine arabwira ati hangane ariko ugomba kugerageza kudaheranwa n'agahinda kuko ubuzima buracyakomeza. Yves agahinda kari kenshi cyane, isura ye yijimye, ubona ko afite intimba ku mutima. Nadine yabuze uko abyitwaramo, atangira kwibaza ati ubu se koko ndakora iki ngo abashe byibuze kwishima? Yakomeje kumwihanganisha maze ageze arambwira ati urwaye uri muri koma, nabona guha igisore cyiza cyane. Yves wari warakaye kumva ibyo bintu biramutungura ahita anaseka. Nadine nawe kubona byibuze asetse biramushimisha cyane maze Yves arambwira ati hanyuma se mvuye muri koma ubwo bwiza wabonaga bwagiye he? Nadine araseka ati bya nyuma yaho ntubimbaze, gusa icyo nzi cyo nuko nagusengeraga ngo Imana izagukize.
Yves ati nibyo koko se waransengeye cyane? Nadine ati cyane cyane rwose kandi ndashima n'Imana ko yabikoze ugakira. Yves ati sinari mpfuye se sha ntabyaye? Nadine araseka ati yego komanda, none se ako niko gahinda wari kuwujyanye? Yves ati cyane, agahinda ko kuba rwose nzi nta n'akana mfite ndumva kari kuba ari kenshi cyane. Nadine ati humura rero, Imana yakugaruriye ikongera ikaguhereza ubuzima n'abana izabaguha. Kumva batangiye kuvuga ibintu by'abana Nadine byatangiye kongera kumutera ubwoba, anibuka ko bamujije kumuvugisha ahita amusiga wenyine ngo yigendere. Nadine amaze kugenda hashize akanya gatoya, Yves nawe kuguma ari wenyine byaramunaniye, ahita aza kumureba aramubwira ati mu kanya turi kumwe numvaga ameze neza nta kibazo na kimwe mfite, ariko umaze kugenda numva irungu mu mutima ribaye ryinshi. Nadine ndakwinginze ujye umba hafi, ni ukuri biramfasha. Nadine ati urabizi Yves, ntabwo nemereye kukuvugisha kuko ntabwo turi mu rwego rumwe. Yves ati ntabwo wemereye kumvugisha? Bakubujije kumvugisha se? Nadine ntiyamubwira byose, ati oya ntabwo bambujije, ariko njye nawe urabizi neza ko turi mu isi ebyiri zitandukanye. Yves ati kubera iki urimo kuvuga gutyo? Nadine ati ahari ushobora kuba utabizi, ese ubwo uzi ko nari umukirina kwa muganga? Yves ati wari umukirina kwa muganga? Nadine ati none se ko mbona bitagutunguye? Nyine uko mbivuze nuko nguko biri, nari umukirina mu bitaro kwa muganga. Yves aramubwira ati none? Nadine atari kumeze gute kuko ibintu byose mbona wabyoroheje wifata nk'aho ari ibintu bisanzwe? None nyine njye nawe ntago turi mu isi imwe. Yves ati turi mu isi zingahe se? Nadine ati turi mu isi ebyiri zitandukanye kuko wowe uri CEO wa kampani ikomeye cyane, rero ntaho duhuriye pe, kukuvugisha mba ndimo kwisimbukuruza ntago mbyemerewe. Yves araseka ati imyumvire nk'iyo ngiyo rwose ntabwo ikwiriye Nadine, kuko uri umuntu nk'abandi nta n'ikibazo ngiye mbibonamo. Iyo wari uzi ukuntu kuganira nawe bimfasha, noneho ariko ikintu kimwe utazi, ntabwo ushobora kumva ukuntu nkunda abana bawe, ibaze ko njya nanabarota. Nadine araseka ati ubarota wowe? Yves ati cyane, njya ndota mfite abana nka bariya ari abanjye banyita papa. Simbizi niba ari trauma mfite y'ukuntu nari ngiye nta n'akana nsize, ntago mbizi pe, gusa nyine ndashaka abana cyane. Nadine ati humura Imana izabaguha. Yves aramubwira ati gusa nyine Nadine, nubwo wanze kubimbwira, papa wabariye abana ashobora kuba ari mwiza cyane. Nadine kumva azanye ibya se w'abana abura uko abigenza, ariko gukomeza gukwepa biranga, aramusubiza aramubwira ati yego ni mwiza. Yves ati ni ibintu bigaragara rwose, gusa uriya muhungu wawe asa na sister wanjye cyane. Nadine ati uwuhe? Yves aramuvuga amubwira sister we yararimo kuvuga ko basa, maze Nadine ahita amubwira ati ubwo nawe nyine bimurasa kuko uwo sister wawe uvuze abantu benshi bavuga ko musa. Yves aramubwira ati yego nyine turasa, ariko se ubu kubona umwana wawe ari mwiza cyane, ubwiza nk'ubu nabukura hehe? Nadine araseka aramubwira ati wabona unamurengeje kuba mwiza. Bakomeje kuganira, Yves aramubwira ati ariko se Nadine, uzi ko mba nkwibazaho byinshi cyane? Nadine ati byinshi unyibazaho se ubwo ni nk'ibiki? Yves ati mbabariye gushaka kukwinjirira mu buzima, ariko se papa w'abana aba hehe? Ese yarakwihakanye bimwe abantu batera abakobwa inda bakabihakana? None se arahari nuko wenda igihe kitaragira ngo mubane bimeze bite? Nadine aramubwira ati ibyacu byo ni ukuri nanjye sinabona ukuntu nabigusobanurira, nta gisobanuro mfite nabiha. Yves ati murakundana se byibuze? Nadine ati simbizi niba n'abankunda, oya kunkunda byo nta nubwo nabitekereza ko ashobora kunkunda kuko ntabwo byabaho, ariko njyewe ndamukunda cyane cyane birenze. Nadine yavuze ibyo bintu ashaka kurira. Yves aramubwira ati sha Nadine, umuntu uvuga ko ukunda bikagutera amarira, uramukunda cyane pe, Imana izagufashe azagukunde nawe nk'uko umukunda. Yves ahita amubwira ati
gusa iby'urukundo bitera umujinya pe, ukunda umuntu ntagukunde, uba ugerageje kongera gukunda ugasanga nawe yikundira abandi, nawe abagukunda ntubakunde, guhuza n'umuntu ukamukunda nawe akagukunda ni amahirwe akomeye cyane. Hashize akanya gato ariko Yves byasaga nkaho atishimye ahita anigendera. Nadine yasigaye wenyine, asigara yibaza ngo ukunda umuntu ntagukunde, n'uwo ugerageje kongera gukunda nawe ntagukunde ugasanga yikundira abandi, buriya se yarashatse kuvuga iki? Yarabyibajije ariko nta gisubizo yigeze abibonera. Mu minsi yakurikiyeho Yves ubuzima bwatangiye kuza, none haza no gusubira mu kazi. Yabaga ari bize cyane mu kazi ariko ntago yashoboraga kuryama ataje kureba abana ba Nadine. Yabaga bakumbuye cyane, naho yabaga asanze basinziriye akabareba aho baryamye gusa, ubundi akumva biramushimishije cyane akigendera. Igihe cyarageze babona ko bagomba kumubwiza ukuri kubera ukuntu yakundaga abo bana cyane. Babimubwiye Yves yanze kubyemera, ibyishimo biramurenga agira ngo hari barimo kumubeshya kubera ukuntu babonaga wagira ngo afite trauma yo kwifuza abana cyane. Yanze kubyizera atabanje kujya gupimisha ngo arebe koko ko ibyo bintu ari byo, gusa basanze abana ari abe. Yarishimye cyane ashimira umuryango we na Nadine wemeye kumutwitira ameze uko. Yari asanzwe abakunda ariko atazi ko ari abe, noneho amaze kubimenya byabaye ibindi bindi, umunezero waramurenze. Yves abana yamenye ko ari abe bamaze kuzuza amezi 6. Mu minsi yakurikiyeho bari bonyine we na Nadine, yaramubwiye ati kuki wakomezaga kubona ukuntu nakundaga bariya bana, ntumbwire ko ndi papa wawe? Nadine ati bari barambujije kubikubwira, bagombaga kuza bikwibwirira. Yves ati ntushobora kumva ukuntu byanshimishije. Nadine ati njyewe rero ntushobora kumva ukuntu ahubwo byantunguye cyane, nari mfite ubwoba bw'uko bizakubabaza cyane kubera kubyarana n'umuntu uciriritse nkanjye atararangiza kubivuga. Iryo jambo nyine atararangiza kurivuga yaragezeho Yves amushyira agatoki ku munwa ati ndakubujije ntuzongere kuvuga iryo jambo. Ubu ngubu mu bakobwa bose bo ku isi ni wowe ufite agaciro imbere yanjye kubarenza, kuko ni wowe wenyine wemeye kuntwitira. Nadine atari ko byari ikiraka? Yves atuza abakobwa banze icyo kiraka ukuntu ari benshi, reka tunabyemere ko byari ikiraka wenda, ko kunyitaho kwa muganga se byo bitari ikiraka, wabikoreye iki? Nabyo se bari bakwishyuye? Nuko Yves akomeza amubwira ati nkubwira akantu, mperutse kujya kwa muganga aho nari ndwariye gushimira abaganga baho, barambwira bati barishimye ko ngarutse gushima, ariko ngo niba hari umuntu wa mbere nashimira ni wowe, ngo wanyitayeho cyane, ngo ibyo bakoraga byose ntacyo byari kuba bimaze, ngo nta naho byari kugera iyo bitaza kuba ari wowe. Barambwira ngo iyo bitaba wowe nari kwicwa n'ibisebe nari natangiye kuzana. Nuko arambwira ati Nadine nk'ubu ngubu kuko nakwitura iki, ko wanyitayeho ukantwitira ukamba hafi ukambyarira abana beza gutya, nyuma yaho naho maze gutaha ngeze mu rugo ugakomeza kumba hafi ukanyitaho ukanganiriza nkagaruka mu buzima. Niki nakwitura? Uzi ko njya nshaka ikintu nakwitura nkakibura, ubu nakwitura iki koko? Nadine ati njye nta mpamvu n'imwe mbona yo kunyitura n'ukuri. Yves arambwira ati ibyo tubireke, ariko icyo nzi cyo nuko ngomba gushaka icyo nakwitura, nzakomeza ngishakishe paka mbonye ikintu gikwiriye nakwitura. Nubwo ari ibyo biganiro natangije, ariko hari ibyo nashaka ko tuganira. Aramubwira ati ibintu ngiye kukubwira ntugire ngo wenda mbikubwiye kuko uri mama w'abana banjye, kuko niyo menya ko abana atari abanjye nari kubikubwira. Nadine mu gutungurwa kwinshi cyane, Yves yamubwiye ko amukunda. Nadine kumara kumva Yves amubwiye ibyo bintu akamubwira ko amukunda, byaramuyobeye biramucanga, abura uko yifata, ariko ahita amuhakanira ati reka njyewe nawe ntabwo twakundana. Yahise atangira kwibuka amagambo mama Yves yamubwiye amwihanangiriza ku muhungu we,
akomeza kwibuka ukuntu yamubwiye ngo azahita agenda abasigira abana babo niyongera kubabonana, maze akomeza kumuhakanira ntiyabyemera. Yves ati ariko se Nadine, aka kanya birahindutse koko? Wowe ubwawe ntabwo wibuka yuko wanyibwiye ko ukunda papa wabariye abana cyane? Ntabwo wibuka ko wambwiye ko utazi n'ukuntu wasobanura ingano y'urukundo umukunda ko umukunda cyane? Kereka niba warambeshyaga cyangwa se hakaba hari undi papa wabo atari njyewe. Nadine ati ni wowe papa wabo, nawe kandi urabyiziye neza, ariko mbabara ibyo bintu tubireke, gusa menya ko njyewe nawe tutakundana. Umukobwa yakomeje kumuhakanira burundu, aramutsembera, yanga ko bakundana. Icyo gihe baratandukanye, maze Yves agenda yumva byamucanze. Ntabwo yibazaga ukuntu Nadine yakekaga ko amukunda cyane ariwe umuhakaniye burundu, kandi akabona akomeje cyane rwose atarimo gukina. Mu minsi yakurikiyeho Nadine yaramwihuzaga cyane, Yves nawe akabibona ko umukobwa adashaka kumuvugisha. Rimwe yaramuganirije aramubwira ati Nadine, mbabarira umbwize ukuri kwawe, ikibazo ni uko utankunda cyangwa urankunda nuko uba ubona turi mu isi ebyiri zitandukanye nk'uko ujya ukunda kubimbwira. Nadine noneho yiyemeje kumubwiza ukuri kose, ati nanjye ndagukunda Yves, kandi ndagukunda cyane, gusa ariko agejeje aho Yves ariruhutsa ati urakoze cyane Nadine, urakoze kumbwira ko nkunda, ntushobora kumva ukuntu binshimishije, ibyo byonyine birahagije, ibindi bikurikiyeho umuntu yabishakira igisubizo. Nadine kumva Yves amubwiye gutya arikanga, ati bikurikiyeho se ngiye kuvuga urabizi? Yves ati cyane ndabizi rwose, ubu ugiye kuvuga ngo ariko nubwo ngukunda bwose ariko ntabwo dukwiranye, n'ibindi ntazi ibyo ari byo, kandi nyamara ibyo bindi si ngombwa. Urukundo ruba rugomba kurenga imbibi, rukarenga utwo tuntu twose tundi tuba dushaka gushamikiraho, rukadusiba rukaturenga. Bitabaye ibyo ngo urukundo rurenga ibyo bintu byose, tukemerera utwo tuntu tugatuma dutsindwa, ubwo n'urwo rukundo twaba tuvuga ntarwo ruba ruhari. Yves aramubwira ati ntabwo nakunigana ijambo, mbwira impungenge ufite tuzishakira igisubizo, gusa ariko ndagushimiye cyane ko nawe unkunda kandi humura, ntihagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba, mbwira, nganiriza twumve niba hari ikintu twabikoraho. Nadine aramubwira ati rero ibyo kuba wenda nciriritse sinkibitindaho cyane, ntabwo nyibuha umwanya cyane kuko wandemyemo icyizere cyinshi, kandi unambwira ko ntagomba kubyitaho cyane, ibyo ntacyo bintwaye pe, ntabwo nkibijyamo, ikibazo ahubwo ni famiye yawe. Yamubwiye byose, amubwiza ukuri ukuntu mama we yamubujije kuzongera kumuvugisha, maze Yves aramubwira ati ese niyo mpamvu tuba turi kumwe wamwumva ugahita ugenda? Nadine ati yego, yambwiye ko niyongera kutubonana azahita anyirukana abana banjye batararenza umwaka n'igice nk'uko twabivuganye, kandi ntabwo nshaka kubasiga, baracyari batoya. Yves aramubwira ati humura, niba ari uko bimeze ibyo ngibyo biroroshye kandi cyane, ibyo ngibyo rwose ndabikemura, kandi umwaka n'igice urimo kuvuga uzajya kuzura, hari aho tumaze kugera n'abana bacu turi kumwe tubarirana, tubona nka papa na mama twembi mu rugo, nubinyemerera tuzaba twarakoze n'ubukwe. Nadine arikanga ati ubukwe? Yves ati yego. None se ubu kuba iwacu ko nkuzi neza ko imico yawe nyizi kandi ko nayishimye, ko nawe nzi neza, ubu hari ikindi gihe kinini dukeneye cyo kumenyana, niyo mpamvu n'ubukwe numva nta mpamvu yo kubushyira kera. Ikindi kandi Nadine, ndagukunda cyane, ndashaka kubana nawe vuba. Nadine byakomeje kumutungura cyane, yari azi ko yamukunze wenyine akamukunda cyane, ariko yasanze na Yves ari uko bimeze, yasanze amukunda cyane. Muri iyo minsi mama Yves umuhungu we yaramuganirije, maze amubwira ukuntu we na Nadine bakundana cyane. Mama we aramubwira ati niba nawe umukunda njyewe nta kibazo mbibonamo, uriya mukobwa ntacyo atwaye, n'umwana mwiza, gusa njyewe icyo nangaga ko yagufatirana n'uburwayi akagutura mu mutego kugira ngo agufatirane nyine muhite mubana umugire umugore.
abakobwa b'iyi minsi ndabazi, ni icyo ngicyo nabyangiraga rwose mwana wanjye, nta kindi kibazo uriya mukobwa umufiteho. Yves yahise amubwira ati mama niba ari uko wamutekerezaga rwose ko hari umutego ashaka kungushamo waribeshyaga kuko ntabwo ari uko nguko ateye, ni umukobwa w'imico myiza kandi turakundana cyane kandi turifuza kubana vuba. Mama we ati uriya mukobwa ntago wamumbwira kundusha kuko ndamwiziye neza, urumva kuva yatwita aba aha ngaha, urumva rero ko hagiye gushira imyaka 2 tubana hano mu rugo, rero rwose muvuze nabi naba ngiye kumubeshyera, none kuba mukundana mukaba mwenda no kubana nabyangira iki ko n'abana bamaze gukura. Yves araseka ati ubwo ushatse kuvuga iki mama, mukunda abuzukuru kubi ubwo wabona ushaka kuvuga kubakurikiza? Bose baraseka. Mama we ati nawe nyine uri mukuru wabyumvise. Yves yarigendeye ariko agenda yishimye cyane, abwira Nadine ko mama we nta kibazo na kimwe umufiteho. Nadine biramushimisha cyane, bakomeza gukundana cyane, batangira no gutegura iby'ubukwe bwabo. Urukundo bose batateganyaga rwavuyemo urukundo rutangaje cyane, nta nubwo Yves yari yarigeze yongera gutekereza Feza. Urukundo we na Nadine bakundanaga rwatumaga nta wundi mukobwa yongera gutekereza. Impanga zabo nazo zarakuze, bibyarira n'abandi bana. Yves wasabaga Imana abana yarabamuhaye kuko nyuma y'izo mpanga babyaye n'abandi bana 2. We na Nadine bakomeza kwikundanira cyane, bigirira urugo rwiza cyane. Aha niho inkuru yacu y'urukundo rwa Yves na Nadine tuyisoreje. Mwakoze cyane kuyikurikira. Ese mwayumvishe mute? Ababishobora mudusangiza ibitekerezo byanyu muri comment, mutubwire byinshi kuri iyi nkuru. Nkomeje kubashimira cyane ko mukomeje kubana natwe, Imana ikomeze kubarinda. Ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.